Nongeye kubasuza inshuti bakundwa ba TRUELINE program nkuko mubizi TRUELINE tubazanira utuntu dushya. So uyu munsi muri what do you know usanga umenyere ko mbati kumwe na Cesare ariko uyu munsi ninjye nawe ndashaka kukubwira what I know expecting yuko nawe umbwira ati nanjye nziki. So what do you know? So uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo rivuga ngo urashaka iki. What do you want? Rero ijambo rivuga ngo urashaka iki ni ijambo urumva ari ikintu gisanzwe ariko abantu bashobora kubasha kumenya icyo bifuza mu buzima nabyiranya nka 20% kubera ko mu buzima akenshi usanga duhinduka icyo abandi bantu batwifuzaho cyangwa se ugahinduka ikindi kintu ariko kiterekeye n'icyo washakaga. For instance, hari igihe umuntu yiga MCB avuga ati nzaba umudokiteri, yagera muri university akiga civil engineering bikarangira abaye umwubatsi, sibyo? Kandi deep down there we yaravuga ati ngiye byanze bikunze ngomba kuba umudokiteri. Yarangiza yagera muri university akamubwira ati uza abantu ba masterinze doctor ariko bicaye, ariko ubwo urumvuga tutangira civil engineering bitewe nuko hari abantu baguciye intege ugatuya kuba umwubatsi instead yo kuba umudokiteri. Nyamara ikibazo suko wagiye muri civil engineering ahubwo ikibazo nuko utabashe kwibaza ati se ndashaka iki. Kubera yuko once wamaze gusubiza ijambo ngo ndashaka iki, ndashaka kuba iki kuri wowe, ni nabwo ubasha kumenya ati se nizihe obstacle ese nazitsinda gute kugira ngo mbashe kuba icyo nyine nshaka, mbashe kuba uwo nge nifuza. Reka tureke no kujya mu by'amashuri. Hari igihe mu buzima wifuza kugera ahantu, ukifuza kugera ku kintu, ukavuga ati ndifuza kuba uyu muntu, ndifuza kugera hano hantu, yewe ukanagira na connection ukavuga ati hari abandi bantu ugahura n'inshuti yabo ugasanga muhuje purpose, ukavuga ati mfite izi nzozi nawe ati mfite izi nzozi, ugasanga ziruzuzanya kugira ngo mugere ku cyo mwembi mwifuza. Ariko ugasanga n'uwo muntu uvuga ati ni inshuti yanjye nanone akaguca intege, si ukuguca intege, ugasanga kenshi akubereye ikigwisha mu rugendo rwo kugera ku cyo mwembi mwifuza, cyangwa se wowe ukamubera ikigwisha cyo kugera ku cyo wowe mwifuza. Ugasanga sometimes uravuze ati mbivuyemo n'ubundi ndabiretse, nzagera ku Imana yavuze nzabigeraho n'ubundi n'ibyanjye. Nyamara ntumenye yuko icyo Imana yavuze ngo ugereho kiri aho ngaho uragifite, ahubwo wowe ntabwo uzi kukimanaginga, ahubwo wowe ntabwo uzi kubana nacyo. So icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni ikihe? Ni gute umuntu yamenya icyo ashaka akanamenya yuko obstacle ari nayo solution yewe? Muremezanya nanjye? Ndifuza ko muri what do you know umbwira ese obstacle ishaka kuba na solution yawe? Yego, wenda ngiye ku giti cyanjye ndumva ko obstacle yanjye yaba na solution yanjye. Hari umushuti wanjye twavuganaga Karinda mubwiye kuri topic nifuza kuvugaho, ndamubwira ati se ni gute ubumbwira nsobanura ukuntu obstacle yawe ishobora kuba na solution yawe. Arambwira ati obstacle ishobora kuba solution yawe mu gihe wabashije kumenya ukuntu iyo obstacle yagufasha kwataininga goal yawe, yagufasha kugera ku cyo wowe wifuza. No matter how, cyangwa se byari wowe pfa kubuzi ngo ndifuza kugera kuri kino kintu. Hari umwanditsi w'igitabo cyitwa Journey cyangwa se urugendo, yitwa Daniel Steele ku bantu bakunda gusoma novel. Ni umudamu abashaka kumvikanisha ukuntu umukobwa uba warifuje kuba umupilote wa mbere mu Buhindi. Ni igitabo gishingiye ku nkuru nyayo. Bavuga ukuntu uwo mukobwa yarabishatse arabiharanira, birenga no kuba inzozi ze bihinduka na passion yewe. Aravuga ati byanze bikunze yaryama kumva n'umubu uduhira akumva ni nk'indege irimo iragenda. Aravuga ati ngiye nzaruhuka ruko ntwaye indege. Yavuze icyo ashaka, amenya icyo ashaka, amenya n'uwo ashaka kuba. Noneho biramutse bikeye mu gitondo abisangiza umuryango we. Umuryango we urabwira ati nta mukobwa mu Buhinde ntabwo bibaho umukobwa yiga segonderi akamenya kwandika ariko umukobwa n'uw'umuryango, ni umugore w'umuryango, ibyo bintu ntabwo bibaho. Aravuga ati ibyo mumbwira simbyumva, ngiye ngomba kugenda. Aravuga ati ariko ntabwo nabyumvisha abantu bo hanze na famiye yanjye itarabyumva. Obstacle ya mbere yari famiye yiwe, obstacle ya mbere yari musaza we, obstacle ya kabiri yari mama we, hanyuma bose ntibabyumvaga, yagomba kubibumvisha. Uri kumva? None icyo yakoze yamenye ati iyi ni obstacle yanjye ya mbere mfite, ariko abakandi akaba ari nabo bazamfasha kumvisha abantu bose yuko
naba umupilote kandi byashoboka. So icyaje kuba iyo obstacle yamubaye nk'urwego yuririyeho, abwira famiye ati ariko hanze nshobora kugaragara nk'umusazi, ariko mwebweho muranzi ko nari umusazi, niyo mpamvu mugomba kunshyigikira nkagera hariya. Ni ukuvuga ngo no matter how much uwo muntu muri kumwe cyangwa se iyo obstacle yawe ari ikibazo, ishobora no kuba yakugeza kure. Iyo ni reference, ushobora kujya ku gitabo ugasoma. Icyo gitabo ni igitabo cyiza cyane, ni cya Daniel Steele, wabyumva neza ukumva ukuntu obstacle yawe yahinduka na solution yawe. So icya mbere ugomba kumenya ni ndinde, ndashaka iki, ese ndashaka kuba umuntu ki. No matter how much habaye. N'undi mwanditsi mwiza nakunze cyane yitwa John Robbins, yaranditse aravuga ati mbere yuko habaho icyogajuru habayeho indege, na mbere yuko habaho indege habayeho imodoka, na mbere yuko habayeho imodoka habayeho igare, na mbere yuko habayeho igare habayeho ingoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. So vuga ngo buri kintu cyose kigira step, kigira level, kivaho kikajya ku kindi. So no musi muri what do you know, ngiye kukubwira uko mbyumva, icyo wakora kugira ngo umenye ngo urashaka kuba iki cyangwa se urashaka ndi. Iryo jambo ryonyine ryakabaye rigusunikiriza ukagera kucyo wifuza. None se wowe ni iki watubwira? So ntucikwe, don't miss out, uze kutubwira muri comment. Ushobora kutubwira ati ngenda byumva gutya, ngenda bibona gutya, ukagira icyo mbwira. Ubuzima ni inyubako, itafari ushyizeho ryubaka ubuzima bw'undi. So ciao.